Hello guys, ibi ni ibintu byo kwishimirwa pe no gushimira perezida wacu. Perezida wacu arabikoze, so right now ubu ntago wakongera kwivuna ngo ufite TikTok y'inyarwanda, ngo TikTok ni international, no ntago bikunda, come on baby. Ubu kano kanya ubu wemerewe gukora monetization kuri TikTok, ubu biremewe mu Rwanda, ubu twamaze kwemererwa guhembwa ako kanya direct. Ubu umuntu wese uzi ko afite inyarwanda ubu bagiye gutangira kure monetization, so dufite subscription, creative reward program niyo itaraza ariko nayo iraza ubu mu kanya gatoya. Dukwiye gukora monetization muri aka kamwanya, ubu byamaze gukunda, nta kindi kintu gisigaye, perezida wacu arabikoze. Abantu dufite TikTok z'inyarwanda twahembwaga twakoze amalive iki, biba ari ibintu by'ibisazi, so ari ibisazi. Tugomba gukora nta kintu twitangira, noneho create reward program yo nize noneho tuzajya, so kamuna nabasobanuriye kuri create reward program. Kuri create reward program bisaba kuba ufite video, ubona amadolari, ntabwo barindira ukwezi. Create reward program iyo ukoze video imara umunota, video yawe yimara umunota cyangwa guhera ku munota kuzamura, iyo yujuje views 1000 bagira amadolari bakugenera, ibice amadolari nyine biterwa n'ukuntu yarebwe, ariko nyine ntago barindira ukwezi. So ho uragenda ugahita ujya kuri create reward program ukareba video zawe zimara umunota, ukareba ibinuza ibice yinjije cyangwa amadolari yinjije muri ako kamwanya. So ndabakunda cyane cyane, mutwandikire dukora.